Yes, reka tubasuhuze mwese inshuti mudukurikiye muri kano kanya mukurikiye One Nation Radio kwa Simeo Muhumuza tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi wa none. Turi ku munsi wo kuwa gatanu itariki 21 Gicurasi 2021. Hari benshi mudukurikiye muri diaspora nk'ibisanzwe, abari ku migabane itandukanye muri Amerika, Burayi, muri Afurika, muri Aziya n'ahandi hose hatandukanye mu bihugu bitandukanye mugiye murimo. Tubahaye ikaze, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye. Ni One Nation Radio rero, bibutse ko udukurikiye kuri YouTube channel yacu ariyo One Nation Radio, ariko kandi ushobora no kudukurikiye kuri wa1nationradio.org, ndetse ariko kandi nanakwibutsa ko ku mbuga nkoranyambaga ushobora kubasha kutubona kuri Twitter twitwa One Nation Radio, kuri Facebook naho turahari twitwa One Nation Radio, ndetse no kuri Instagram naho turahari twitwa One Nation Radio Official. Kuri uyu munsi rero umutumirwa dufite mu kiganiro tugiye kuganira nawe yitwa Umutoni, akaba ari we perezida uherutse gutorerwa kuyobora umuryango w'abanyeshuri b'abanyarwanda batuye biga muri Nebraska, n'undi ni muri Nebraska ariko biga muri Nebraska University. Kuba komeje kudukurikira n'ubundi imbere twari twagiye tuganira n'abanyeshuri batandukanye bo muri Nebraska University, turavugana aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba twumva neza unadukurikiye Claire, tuguhaye ikaze kuri radio ya Diaspora One Nation Radio. Murakoze cyane. Amakuru yawe Claire? Amakuru ni meza. Meze neza. Nanjye meze neza, nizere ko nawe umeze neza. Nanjye meze neza. Yego, natangiye mbwira abantu Claire Umutoni tugiye kuganira uwo ari we, ariko none ushobora kubabwira byisumbuyeho Claire Umutoni ubundi wenda kuba adasanzwe bamuzi ni muntu ki? Ubundi ni ikibazo kiba kigoye kwisobanura cyangwa kwintroducinga, ariko nitwa Claire Umutoni. Ndi umunyeshuri muri University of Nebraska Lincoln, nk'uko wabivuze iri muri state yitwa Nebraska. Ubu ngubu umwaka ushize narangije umwaka wa kabiri. Nimvuga umwaka ushize ndimo kuvuga academic year. So ubu ngubu turi muri summer break, ariko ngiye mwaka wa gatatu ari wo twita junior year. Ndi perezida mushyashya wa RSA, twita Rwanda Students Association. Ni imeze nka association ihuza abanyarwanda nyine bari muri Nebraska, kuri university nyine iyo twigaho. Ndumva ari ibyo, sinzi niba hari icyo navuze bambaza. Yego, tubwiye ko muri iyi minsi muri mu kiruhuko, ariko soje umwaka wa kabiri wo kwiga, ariko ubwo umuntu yakwibaza wowe wageze muri Amerika ryari? Se wahageze ugiye kwiga cyangwa wahageze wenda mbere gato, ahubwo wenda nyuma ukomereza muri University of Nebraska Lincoln? Okay. Naje nje kwiga, naje 2019 muri summer, ubwo ni kwezi kwa munani gutyo, nicyo gihe naziye narije kwiga. So urebye nshaka ni ubaze ni nk'imyaka 2 n'amezi. Yego, waje muri Amerika uvuye cyangwa se uturutse mu Rwanda? Yego, hanyuma amasomo aho ngaho hari ukuntu usanga ababyeyi babaza abana ngo bimeze bite, biragenda, ariko noneho twereka tukubaze nk'umutumirwa, nk'umuntu w'umunyeshuri uri muri kaminuza wari uvuye mu Rwanda, nubwo wenda aho atari kaminuza, ariko noneho ugeze muri Amerika, systeme bigiramo uko bimeze bite kugeza amagingo aya? Waduha ishusho y'uko bimeze? Okay,
ku bantu nyine baba wenda ba international students bataraba mu gihugu, of course iyo bakihagera ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Uba ugerageza nyine kuadaptinga kuri education system yaha. Icyo navuga gishobora kuba gitandukanye nuko ibintu byinshi turiga muri class, ariko igice kinini cy'amasomo kiba cyabaye contributed n'umunyeshuri cyane. Bivuze ko abanyeshuri barakora cyane, kandi nanone n'ibintu twiga biba bibaye practical cyane kurusha ko byaba theoretical. Cyane cyane nkatwe twiga ibintu by'ama sciences, wisanga nyine ibintu byinshi cyane ari ibintu biri practical ugenda applyinga. So ahantu wenda biba bitandukaniye ntabwo ari bya bindi twicara mu ishuri umwarimu akakubwira ukumva ukagenda ugafata note ukiga ukaza kuri examen. Ntabwo ari uko biba bimeze. Urabyiga ugashakisha uburyo ukaba muri state aho wasobanura uburyo biba applied mu buzima busanzwe. Akenshi baba banashaka ko ubihuza n'ubuzima bwawe busanzwe kugira ngo ubisobanure. Ariko ibyo ari byo byose abanyarwanda nyine bari hano muri UNL ni abantu b'abakozi kabisa. Biba mu mezi make tuba twamenyereye, usanga nyine abantu bafite amanota meza kurusha n'abantu wenda bo muri iki gihugu. So ni ibintu bishobora kuba bigoye, ariko kubera yuko uba uzi ko nta yindi option ufite, biragufasha guhita ugushiramo imbaraga nyinshi ugasanga wabigezemo. So ni ibintu bitwara igihe, bitwara imbaraga, ariko biba ari byiza cyane. Ni ukuvuga ko mwese birangira mubaye ba munyakazi? Birangira ariko ubaye. Yego. Ibindi bihari. Hanyuma ubwo urahageze rero, urumva amasomo hari ukuntu bihinduka bigasa nk'ibigucanzemo gake, ariko none reka tubanze duhere mu Rwanda. Wowe wabashije kubona uko ujya kwiga mu buhe buryo, inzira waciyemo yari imeze ite? Turagira ngo abantu mudukurikiye, niyo mpamvu twahisemo kuzana Claire nk'umunyeshuri wiga muri Nebraska, ubwo ari muri diaspora n'ubundi y'abanyarwanda batuye muri Amerika. Atubwire mwumve ishusho y'aba banyeshuri biga muri Nebraska, uko babayeho, uko biga. Ubundi hari abo twagiye tuganira mbere, ariko noneho wenda abo twaganira mbere bo bari muri promotion cyangwa se bari imbere y'uyu turi kumwe. Ariko bimeze bite se? Twumve urubyiruko rujya kwigayo biba bihagaze bite se, noneho kugira ngo bihere mu Rwanda ho baba baciye mu zihe nzira ku buryo noneho baza kwisanga bageze hanze y'u Rwanda bakabasha kwiga. Ibi bintu haba hari ukuntu nabisobanura, nuko haba hari abantu, icyo nabonye haba hari abantu babishinzwe. Ibyiza nuko abanyeshuri baba open gushaka information ikenewe kandi bakayishaka ahantu hizewe. Nanjye nshaka kuvuga ko information nagize kuri university cyangwa scholarship program twagize nayikuye kuri embassy ya USA iri mu Rwanda. Hari program yitwa Education USA ibamo, ni department ishinzwe gufasha abanyeshuri applyinga. Process yo applyinga buriya iba ndende, ibirimo training zo kubanza kwiga Icyongereza, zo kubanza kumenya culture yaha, kugira ngo umenyere nyine uburyo wenda nka classroom environment bimeze. So jewe ku bwanjye processes akenshi z'abantu ziratandukana, ko n'iyanjye itandukanye n'iz'abandi. Jewe nagiye muri program yitwa Education USA na applyinzemo bisanzwe. Bafasha abanyeshuri ku applyinga, dufata training y'amezi nk'icyenda. Iyo process rero twari turi icyo gihe haba igihe cyo
first of all kumenya ikintu ukunda, kumenya ahantu ushaka kuba, state nyine ushaka kubamo. Urashaka kuba muri state nini, urashaka kuba ahantu hatoya, urashaka kuba ahantu hari abantu benshi, abantu bake, urashaka ni ibiki ukunda, ushaka wenda kuba involved mu kigo. Ibyo byose ukabireba, hanyuma ugatangira gushakisha amashuri afitinga muri, ugashakisha ibigo bifitinga muri ntuza yawe, muri preferences yawe. Then muri iyo process uhitamo ibigo, then hakaba process yo kwiga Icyongereza, yo gutraininga wenda nka classroom environment y'aha ngaha, umenye ese bigenda bite, biba bimeze bite, nyine bigafasha abantu kugira, bigafasha abantu gufunguka amaso, kumenya. Ntuze ufite ubwoba bwo kuba wenda utazi ahantu uri buhere. Gusa icyo navuga ko hari abantu benshi bashaka mu opportunities nk'aya, ikintu nize ni kimwe, ni ugutinyuka. Nturebe ambasade ngo ugire ubwoba ngo wenda ntabwo wajya kubaza, ntabwo wakinjirayo. Uragenda wenda kabaza, niba nshaka kumenya iki kintu bigenda bite, ntutinye guhamagara. Izo opportunities ziba zarashizweho ari iz'Abanyarwanda, abana b'Abanyarwanda. Rero akenshi abantu hari ukuntu baba bafite ubwoba bwo kutamenya ibintu uri buvuge. Ntago ari ngombwa ko umenya ikintu ugiye kuvuga cyangwa ugiye kubaza, bivuga uko byumva. Hanyuma wowe umuntu ugomba kugufasha nicyo abashinzwe, uramuhamagara cyangwa ukajya no kuri ambasade. Kuri website haba hariho ibintu, email, amatelefone, no kuri ambasade ushobora kujyayo umuntu akagufasha. So jewe ikintu cyamfashije ni uko naratinyutse pe, nyine naratinyutse, ndavuga okay, hano hantu sindahagera, sinzi n'ukuntu bigenda, ariko numvise ko hari opportunities. Niba zihari nshobora kuba ntazi uburyo bigenda, ariko ibyo ari byo byose hari umuntu uzama information. No ku muryango winjira, buriya umuntu ashobora kuba atazi icyo yagufashamo, ariko ashobora kubwira, ariko uzi umuntu wagufasha, uzabigenze gutya na gutya na gutya, birafasha. Ndumva aricyo kintu navuga. Hanyuma hari abantu baba aho ngaho muri Amerika, ariko siho gusa, no mu bindi bihugu bimwe na bimwe, ntabwo ari benshi, ariko hari igihe usanga bafite inzira yo kugaragaza ko abanyeshuri cyangwa se urubyiruko cyangwa abana b'Abanyarwanda babona amahirwe yo kujya kwiga hanze, hakiri ivanguramoko, ko batoranya ko ari ubwoko ubu n'ubu buhabwa ayo mahirwe. Nawe ngira ngo ujye ubyumva, ugasanga hari igihe bayobeje abandi banyeshuri runaka, akavuga ati njye ntabwo nzabona amahirwe. We waduha ishusho, hari ubwo byigeze bikubaho ngo ubone ayo mahirwe kubera ko bari kuvuga ngo ufite ubwoko ubu n'ubu? Ibyo bintu koko biba ari byo? Oya, ibyo bintu ntabwo ari byo habe na ntabwo jewe ku bwanjye nigeze byo experiencing. Kuko bishobora kuba bivugwa, bishobora kuba byarigeze kuba, ariko ubu ngubu sinahamya ko ari ibintu byigeze biba. Ntabwo nigeze mpura n'icyo kibazo habe na gato, ku buryo batari bitaye, ntabwo bari bitaye ku bintu bijyanye n'aho nturuka, ababyeyi nta nubwo bigeze bahura nabo, nta nubwo bari baza bari bo, mu gushiramo amazina gusa, ubundi ntabwo ari ibintu byigeze bingora. Gusa icyo navuga ni uko buriya information ishobora gutambuka, ariko ikintu nize ni uko ikintu wumvise ni kimwe na reality ni ikindi. Buriya niba wumvise ikintu, jya wigererayo, banza wigererayo, wigirire experience yawe, ubone, then you can icyo gihe ushobora gufata nka decision ukavuga okay, nuko bimeze. Rero ku bantu batanga ayo makuru ntabwo ari byo, ariko nunabyumva gerageza ugereyo urebe koko niba birimo kuba, kuko hari igihe ushobora kumva ibintu bikakubuza opportunity kubera wumvise gusa, ugatinya wenda gukora ikintu washaka gukora kubera wumvise gusa. Buriya information iratambuka, kandi uko itambuka niko igenda ihinduka, ishobora kugeraho yarabaye
sinzi yarabaye duplicated, biteye ubwoba, ariko icyo navuga ni uko nta vangura rihari, ntaryo nigeze igihe ni experiencinga no mu bandi bantu tuvugana, nta muntu wigeze ubigira, nta muntu wigeze ugira icyo kibazo. So abantu ntibagire ubwoba, ntibagire ubwoba. Ababivuga wowe iyo urebye, kuko wenda nawe usura imbuga nkoranyambaga, ubona babiterwa n'iki Claire, cyangwa se kuki babikora gutyo? Ugasanga hari urubyiruko wenda bashaka gutambutsa iyo information kandi wenda atari byo, nk'uko uri kubitubwira wabye experiencinze, ugashakisha amahirwe, ukanyura mu nzira n'abandi banyuzemo, kandi ukabona amahirwe yo kujya kwiga. Ntabwo nshaka kumenya neza ikibitera, ariko nshaka kuvuga yuko umuntu ashobora kubivuga kubera yabibwiwe, akabyemera, agatambutsa information ayibwiye undi. Hari undi ushaka kubivuga kubw'impamvu zo gukomeza gutanga information zijyanye n'ingengabitekerezo zitari nziza, cyangwa umuntu akaba wenda yabigiyemo wenda ntagire ayo mahirwe bitewe n'uko wenda uburyo wenda yitwaye, cyangwa kuko ntabwo ari abantu bose ngo baremerwa. Gusa icyo navuga ni uko efforts umuntu aba asabwa iyo azishizemo, mvuga ko aba afite probability nini cyane yo kwemerwa. So hari igihe umuntu ashaka kuba wenda ataragize ayo mahirwe, yarabigerageje, mu mwanya we yo kwireba, arebe wenda aho ikosa ryabaye ku ruhande rwe, agashaka uburyo arishyira ku bandi, kandi atabanje kwireba ngo yirebe ngo avuge naraplayinze byagenze gutya, ni hehe nakoze ikosa, ngo kugira ngo ubutaha nzabikosore. Mu mwanya wo kubireba agashaka uburyo ikosa rishyira ku bandi. So ndumva arizo mpamvu natekereza, ariko icyo navuga, buri muntu wese aba afite impamvu ze, kandi buriya ku giti cye ashobora kuba yumva zumvikana ku buryo n'abandi bashobora kubyumva kumva birumvikana, ariko uko yaba convincing gute, jya wigerera ahantu ubanza umenye amakuru ya mbere bimeze biti, mbere y'uko wenda ukurikiza icyo umuntu yakubwiye. Yego. Hanyuma Claire, wowe uri aho muri Amerika, uhamaze imyaka, ngira ngo watubwiye ko ni 2. Yego, imyaka 2 urahageze. Hari n'ibindi usanga, impamvu turi gukorana iki kiganiro nuko hari urubyiruko rudukurikiye muri kano kanya, rushobora kuba rujya rubikurikira, wenda ruri mu Rwanda cyangwa se n'ahandi, ariko narwo rukeneye cyangwa rwifuza kugira amahirwe narwo yo kuba rwajya kwiga, ariko ugasanga hari abantu nk'abo bafashe inzira wenda yo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse no kumvisha abandi banyarwanda wenda nk'abakuriye hanze, urubyiruko cyangwa se abatarabasha kumenya amateka y'igihugu, bakagerageza kurwumvisha no kurwanyisha ko leta y'u Rwanda ari mbi, ndetse ko nabo bahabwa ayo mahirwe ari ukubera ko ari maneko, cyangwa se hari ikindi runaka leta y'u Rwanda ibibakurikiyeho. We wabonye ayo mahirwe, ibyo bintu ni byo koko cyangwa se ni ukubeshya? Ndagira ngo uhisure abadukurikiye. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo ari byo habe na gato, kuko nta na rimwe nigeze mura n'ikintu kimeze gutyo. Wenda navuga ngo nakeka ko wenda hari igihe ubona ikintu kikubayeho, bigatuma ubitekerezaho, wibaza impamvu bikubaye utari kubisobanukirwa, ugasanga wenda hari izindi mpamvu zihishe inyuma. Rero njye navuga yuko ibyo bintu atari byo. Hari amakuru menshi atambuka, ariko ikintu nabwira abantu ni uko bashyiramo effort zo kugira information ihagije ku bintu bimwe na bimwe. Niba uri umunyarwanda wenda utaragize amahirwe yo kumenya amateka y'igihugu cyawe, ni responsibility yawe kugira ngo ubimenye, kuko nutabimenya hari abantu bari hanze bafite amakuru batanga, bavuga ko bayatangira ubuntu kandi rwose bashishikaye.
rero ibyiza ni uko nubwo kuba utabizi buriya ntago navuga ko ari ikosa ryawe, ariko nanone kudashiramo effort yo kubimenya buriya ni ikosa rikomeye, kuko aho niho hava ibintu, niho hava kuba umuntu yakumva ibihuha bidafite aho bishingiye akabyemera, kubera ko muri wowe nta kuruzi. So ibyo ari byo byose biri buvugwe urahita ubyakira bigira ukuri kandi kutariko. So navuga yuko ibintu byose bivugwa wenda bivugwa bijyanye wenda n'amoko, ngo abantu bameze gutya nibo babona zino opportunities, ngo biba byagenze gutya, ntago ari byo. Akenshi bano bantu focus yabo baba bafite ni umunyeshuri we imbaraga ushizemo, effort uba washizemo nibyo biguhemba. Ntabwo ubu ngubu ibyo bintu byarabaye kera, ariko ubu ngubu ntabwo ari byo. Navuga ko umuntu uri qualified for something niwe ukibona, niko bimeze ubu ngubu. Ntabwo uba ufite ubwoba bwa wenda ikibazo cy'amoko cyangwa iki. Imbaraga ushizemo, effort ushizemo nizo zituma uba ugira opportunity n'iyi ngiyi, nibyo bituma uzibona. Nyuma yaho nanone urabibona ko nta hantu na hamwe bishingiye, nta hantu na hamwe bishingiye, ubaho ubuzima nta kibazo ufite, nta bwoba ufite, ubana n'abantu bose. Hari n'igihe ubana n'abantu benshi ntunamenye ngo uyu wenda ni kanaka, ngo uyu ni kanaka, ntabyo ubuzi, ariko usanga abanyarwanda bose babayeho bahuje, nta kibazo bafite. So ikintu navuga ni uko urubyiruko rw'investinga mu kumenya ukuri nyako. Ibyo byose bibarinda kutagira wenda ahantu uhagaze, bituma nyine ucira amanga yo kuba wanasubiza umuntu ukubwira ibintu bidashinga, wenda ukamwigisha. Hari n'igihe umuntu ashobora kubikubwira nawe yarabeshwe, yarumvise ibintu nk'ibyo akabyemera. Wowe iyo umuntu akugezeho nk'uwo, ubwo ni responsibility yawe nanone kumwigisha, kuko nitudafatanya nta hantu tuzigeze nk'urubyiruko. Ibyiza ni uko twese dufatanya. Niba wumvise n'umuntu wenda afite idea utemeranya nayo, icara muganire, umubwirize ukuri, umwigishe, mufatanye kugira ngo mwese mugere kuri page imwe ituma igihugu cyacu kijya imbere. Yego, ngira ngo aho ni naho nari ngiye kujya. Urumva uravuga ko rwa rubyiruko rwumva n'ayo makuru narwo rukwiye gufata iya mbere, rugashakisha, rugakora research, cyangwa se rugakurikira ibiganiro nk'uku turi kuganira wenda, cyangwa se bakanaganira n'abandi, kuko bakumva niba ari byo, ntibumve uruhande rumwe. Ariko noneho mwebwe nk'abanyeshuri muri aho ngaho, kandi murabyumva, ibi turi kuvuga ni ibintu bihari byogeye ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, usanga bene abo bantu ari izo bakoresha cyane. Ariko mwebwe mubasha se wenda kubigenza gute, cyangwa se mubikoraho iki kugira ngo mutange ya makuru ya nyayo, kugira ngo he kugira urubyiruko ruyobywa n'ibyo biganiro cyangwa se ayo makuru runaka baba bahawe n'abo bantu bapfobya, bakanahakana jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse bakanangisha n'urundi rubyiruko bagenzi banyu igihugu cyanyu cy'u Rwanda. Navuga yuko urubyiruko ruri hano wenda nk'abana twigana, abantu navuga ko ari abantu bafatanya pe. Ni abantu bafatanya, ni abantu baba bahuje ibitekerezo, tubana nk'umuryango, niko nabisobanura. Twatangiye turi abantu benshi cyane on campus, ariko wasangaga nyine hagati yacu hari umubano udasanzwe.
nigeze numva ibintu by'amoko, ntabwo nigeze numva umuntu uvuga ngo kanaka ngo uyu ni iki ngo uriya ni iki. Gusa navuga ko iyo ubonye ibintu nk'ibyo wenda tubana gutya ni ibintu biba binejeje. Rero kugira ngo bibe protected, kugira ngo tugume gutyo haba hari izindi efforts nanone ziba zikenewe. Niyo mpamvu tuba wenda twateguye nk'ama events, imwe ikomeye cyane navuga ni gutegura kwibuka. Ibyo ni ibintu byubahwa hano n'abayobozi b'ikigo barabyubaha cyane. Ni igihe duhura tukaganira ku mateka y'igihugu cyacu, tukaganira wenda ku bintu tugomba gukora nk'urubyiruko kugira ngo igihugu cyacu tugiteze imbere, kugira ngo dukomeze ubumwe dufite. Ibyo nabyo kuba tumeze gutyo bidufasha cyane no kuba twakigisha abanyamahanga nyine, abantu tuba turi kumwe hano, abantu bo muri Amerika wenda batazi ukuri, babona amakuru ari kuri internet, ibyo ari byo byose. Tuba dufite intego yo kuva wenda ko turabatumira bakaza bakareba bakumva bakigishwa, tukanababwira ngo turabizi ko hari ibintu byinshi mureba kuri internet, ariko ukuri ni uku byagenze, ni uku bimeze. Twebwe hari abantu baba bari curious yo kumenya, akaza akakubaza uri iki cyangwa uri iki, uwo wenda uba warabonye amakuru akaba curious akashaka kumenya. Icyo gihe igisubizo umuhaye nicyo kidetamininga imyumvire ye, ikintu ari buvanaho. So twebwe abantu benshi bumva kubwira turi abanyarwanda, twese turi abanyarwanda, twese turi umuntu umwe. Ibyo byabayeho kera, ariko twebwe ubu ngubu turi umuntu umwe, turi igihugu kimwe, ntihagire wenda confusion ibaho. Rero kugira ngo ibyo bintu, kugira ngo dukomeze tubane neza, kugira ngo dukomeze tugire imyumvire izafasha igihugu cyacu, nuko tugira igihe cyo kuganira ibyo bintu biba kenshi cyane mu gihe cyo kwibuka, tukaganira. Hari n'abantu baba batazi neza amateka, bakagira igihe cyo kubyiga, bakabyiga tukabyigisha n'abandi. Navuga ko ari cyo kintu dukora ubu ngubu. Yego. Hanyuma rero ubu ngira ngo muri Nebraska University of Lincoln mumaze gutora komite nshya mu minsi ishize, ni wowe uyiyoboye. Umuntu yavuga ko rero mu migabo n'imigambi mufite mu gihe kiri imbere mugiye kuba muyobora abanyeshuri bagenzi banyu bari aho ngaho muri Nebraska, ari iyihe muri iyi komite nshyashya mufite uyoboye? ino association dufite ni association iba ihari kugira ngo ihuze abanyarwanda bose. Ishobora no kwakira abantu batari abanyarwanda bashaka kwiga ku muco w'u Rwanda. Kimwe mu ntego zacu ni uko dukomeza umubano mwiza hagati yacu twese, kuba hagati yacu tuziranye neza, buri muntu abayeho neza, twamenya akantu afite ikibazo tugikemure gute. Muri make gusapotinga abantu bose bari b'abanyarwanda. Hari ibintu byinshi nyine tuba dukora, byinshi cyane, ariko byose iyo ubirebye main purpose yabyo
ni ukumenya ko abanyarwanda barimo barabaho neza kandi baratera imbere. Niba wenda umuntu abonye opportunity akaba ari umuntu wayibwira n'abandi bakayijyamo. Tuba dushinzwe no organizinga ama events atuma igihugu cyacu cyangwa umuco w'igihugu cyacu umenyekana. Tuba twaraje hano ugasanga urimo kwiga umuco, urimo kwiga umuco w'abantu baha, kubera yuko uba ugomba kuwiga, kubera ko urajya mu ishuri nibyo uri buhasange, ntabwo uri buvuge ururimi batumva kandi aribo bantu bana nabo. Akenshi hari ukuntu abantu bajya wenda batumva uburyo umuntu ashobora kujya muri Amerika agataha accent yarahindutse ari kuvuga ukuntu. Ibyo bintu hari nanjye nyiriyo niko nabyumvaga, ariko ngeze hano narabisobanukiwe, kubera yuko uburyo wenda tuvuga Icyongereza ushaka kuvugana n'umunyamerika akagira ngo hari ikindi kiri muri kuvuga, ukaba forced yo kubivuga uburyo abyumva kugira ngo abyumve, kugira ngo mwumvikane hagati yanyu, habe communication. Rero ibyo bintu tuba twarafashe igihe cyo kubyiga, ariko ugasanga turimo turiga, turimo turashakisha uburyo tubana n'abantu neza, baha uburyo uvuga umuntu akakumva akagusobanukirwa. Ibyo bintu byose kwiga culture yabyo ni ibintu biba byaradufasha imbaraga. Ariko nanone hari impamvu baba barakiriye abantu bavuye hanze y'igihugu, ni uko ari icyo gihe kiba ari ikigo kigira diversity, sinzi ukuntu navuga diversity mu Kinyarwanda, ariko ni ikigo buriya kiba cyishimiye kugira abantu bo mu bihugu byinshi bitandukanye, kugira imico itandukanye n'ibiki byose. Thank you. So icyo gihe niba turi kwiga gusa nta kintu turi gutanga. Twebwe turimo kwiga, wenda nabo barimo kutwigisha, barimo kudufasha kumenya culture yabo, ariko ntabwo dushaka kuba abantu bakira gusa badatanga. So kugira ngo tube natwe dutanga, tukigisha natwe, niba tugeze igihe wenda cyo kuva hano hakaba hari ikintu tubasigiye, ntabwo basigaye nk'uko wenda bari bameze imbere y'uko tuzi. So izo ni inshingano zacu, kugira ngo wenda dutegure ama events, tubatumire bamenye umuco w'u Rwanda. Niba bafite ibibazo batubaze, bamenye ngo umunyarwanda yavuze gutya buriya nyine hari igihe ushobora kuba uburyo wifata umuntu atabisobanukirwa, akamenya bifata gutya, bitwara gutya kubera iyi mpamvu, agasobanukirwa iyo ariyo. Ni byiza rero, izo zose ni inshingano zacu. N'ama events menshi dutegura abahuje abanyarwanda kugira ngo tugire umwanya nyine wo kugira ibihe byiza turi hamwe, ariko nanone kugira ngo n'abandi bamenye u Rwanda, barumenye. Ubu ngubu navuga yuko kuri university ni nini cyane, ariko ahantu hose uvuze igihugu cy'u Rwanda kirazwi, kubera yuko dushyiramo effort zo kubimenyesha, zo kuvuga ku gihugu cyacu, tugakora ibintu byinshi bitandukanye. So izo ni inshingano. Mvuze nk'ibintu nka bibiri wenda, ariko aho ngaho haba harimo steps nyinshi cyane ziba taken kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Kandi buriya ama-committees aba yaravuyeho, hari ibindi bintu byinshi baba barakoze. Rero ni byiza ko nanone ibyo bintu tubikomeza kubisapotinga, niba bidusaba kubanza gukorana n'abavuyeho kugira ngo tumenye uburyo wenda ibyo bintu babikoze, cyangwa iki, tugakorana tukabyiga ibyo bintu, tukabikomeza kugira ngo ntibyibagirane nabyo, kuko ni ibintu biba byarafashe umwanya gutegurwa, tukabikomeza natwe tukazana ibyacu bishyashya kugira ngo
yego urakoze cyane Claire. Hanyuma ubwo reka nkomeze mbwira abadukurikiye ko turi kuganira na Umutoni. Claire akaba ari umunyarwandakazi w'umunyeshuri wiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nebraska, muri University of Nebraska of Lincoln. Niwe turi kuganira ku rugendo rwe kuva avuye mu Rwanda. Mwumvise uko yageze muri Amerika, uko yabashije mbere akiri n'i Kigali kunyura mu nzira zo gusaba ishuri akaribona. Uyu munsi yariyo hamaze imyaka 2 ndetse aherutse no gutorerwa kuba umuyobozi w'abanyeshuri b'Abanyarwanda biga hariya. Hanyuma Claire, muri rusange turi radiyo ya diaspora. Iyo urebye uyu munsi uri umuyobozi, hari abanyeshuri bagenzi bawe uyoboye aho ngaho, ariko uranatembera ukajya no mu zindi leta muri Amerika, cyangwa se ukanakurikira amakuru n'abandi bo muri diaspora. Hari bamwe bagukurikiye. Ku bwawe ni nk'iyihe message muri iki kiganiro waha urubyiruko bagenzi bawe bagukurikiye ushobora gutambutsa kuri bo, ishobora kubafasha gukomeza koko kugira intambwe no guteza imbere igihugu cyababyaye, aho wenda bari ni hanze y'u Rwanda ubu kuri ubu, wenda kubera impamvu zitandukanye, harimo n'abari mu masomo nabo wenda mu bindi bihugu cyangwa se mu zindi leta, ariko hari n'abari mu kazi. Ariko message watanga muri rusange urebye urubyiruko rwo muri diaspora ni iyihe? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ikintu nabwira urubyiruko ni uko ahantu hose bari, igihe icyo ari cyo cyose, bajye bamenya ko ni abantu baba bahagarariye igihugu. Uburyo twitwara n'imyanzuro dufata n'ibintu dukora, buriya ni ibintu biba hari ingaruka. Sinzi niba ingaruka ari ryo jambo ryiza nakoresha, ariko hari image riba ritanga ku gihugu cyacu. Kuko hano nyine iyo umuntu akubonye arakubaza uturuka he, ukavuga ahantu uturuka, hanyuma ibiri bube nyuma yaho byose mu mutwe waba yumva Abanyarwanda ni uku bitwara, Abanyarwanda ni uku bimeze. So ahantu hose twaba turi, kuko ndabizi ko hari ibintu byinshi abantu baba bari gukora, ibintu bya personal development, amashuri n'ibindi bintu byinshi. Hari abagira wenda opportunity yo gusubira mu Rwanda nyuma y'ibintu bari gukora, abo ngabo wenda bagasubira mu Rwanda bagakorera igihugu. Hakaba n'abandi wenda kubw'impamvu zimwe n'izindi ugasanga mu muntu wenda bibaye ngombwa yisanga nyine aba agumye hano. So ibyo ari byo byose, imyanzuro yose dufata, icyo navuga ni uko tujye mu mutwe wacu no mu bwenge bwacu no mu bintu byinshi dukora, tujye tuzirikana yuko turi abantu bahagararira igihugu, tuvugira igihugu, kandi duharanire kwigisha abantu ku gihugu cyacu, ku muco wacu, ku mateka yacu, kugira ngo zino message ziba zitambuka zitari nziza ku gihugu aba ari twe ba ambassadors. Hari ambassadors baba barabaye appointed, turi ba ambassadors, we are the ambassadors that were never appointed. That's what we are. Abantu message nyinshi zitangwa buriya zitari nziza, zikumvwa zikanemerwa, nuko abo bantu baba bafashe effort yo kuvuga no gushira ibintu hanze n'ibiki, hanyuma twebwe akenshi tukabireba tukicecekera. Buriya ikintu kibi ni abantu bafite intego zitari nziza kuba bavuga, abafite inziza bagaceceka. Icyo gihe ubwo nyine biriya biremerwa, kandi nzi uko ukuri buri gihe kunesha. So let's speak up for our country, represent our country, kandi tumenye ko at the end of the day tuzazana navuga ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uburyo utazi, haba hari ikintu uri contributing ku gihugu.
buriya abantu bafashe igihugu gukura ntago ari ba bandi bari mu myanya ikomeye bonyine, kuko buriya bayibayemo ni abantu bayoboye nta kintu bifasha. Rero twebwe tuba dufite umurimo ukomeye cyane, so tujye tubizirikana. Aho ngaho wambwiye kuri gukurikira amasomo mu bintu bya siyansi, ariko ubwo kugira ngo tworohereze abantu badukurikiye, wa muntu uri i Kigali cyangwa se nawe niyo yaba ari mu mahanga ariko ukuza i Kigali mukigana muri high school cyangwa se mu mashuri yisumbuye, reka tumuhe message. Claire azagaruka mu Rwanda ari iki yarahinduye, yarabaye iki? Hari abagenda avuye muri high school akagaruka yabaye umuganga, wowe uba wumva nugaruka ari iki uzagaruka uje gukora mu Rwanda, uzaba warungukiye muri Amerika nk'umunyeshuri? Okay, ibyo ari byo byose igihe nzarangiriza kwiga nzagaruka ndi umuhinzi uri experienced, niryo jambo nakoresha, kuko ibintu twiga niho bigana. So field yose nafata bizaba bijyanye n'ubuhinzi, kandi tuba tubyishimiye cyane, ndabyishimiye cyane, and ndumva ariko nabisobanura ubu ngubu nyine kugira ngo njye nasobanura ni ibintu byagorana. Ndumva ariko nabivuga. Umuhinzi cyangwa umworozi hafi aho ngaho. Yego, ni byiza cyane. Hanyuma turi ku munsi wo kuwa gatanu, iyo twaganiriye n'abantu bo muri diaspora nk'uku, hari ukuntu tugerageza no kujya ku buzima bwabo nk'abantu of course baba bakumbuye igihugu. Maze imyaka 2 ariko mfite amatsiko yo kumenya, nk'iyo uri kureba wenda kuri social media cyangwa usoma ibinyamakuru cyangwa se uganira n'inshuti zawe ziri mu Rwanda cyangwa umuryango, ni ikihe kintu mu myaka 2 wabonye cyahindutse mu Rwanda? Ni mikeya ariko nanone ntabwo ari mike cyane, ariko nanone si myinshi cyane. Ni icyo ubona cyahindutse ufite amatsiko wenda yo kugaruka kureba uhari, nubwo haje mu mwaka ushize wa covid, kandi covid yakoze ku bice byose? buriya nyine kuba umuntu yaba informed bihagije ari hano ni ibintu biba bigoye, kuko buriya nyine biba bigoranye. Okay, ni ibintu bigoye gusobanura no kumva, ariko buriya iyo umuntu ari hano hari ibintu byinshi biba bisaba imbaraga ze na efforts na focus. Rero akenshi kugira ngo umuntu agire updates zose ziri mu gihugu wenda turukamo, biba bimeze nk'aho arimo kubaho ubuzima bubiri kabuke, kuba mu Rwanda ari kuba na hano. Ni ibintu byinshi biba bigoranye. Akenshi wisanga wenda urimo kuvugisha abantu wenda bo mu rugo, updates zawe ushaka kumenya niba bameze neza, inshuti, mukavugana nanone nabwo uri kwihuta sometimes, ariko ikintu navuga wenda nabonye cyahindutse gihora kinahinduka ni infrastructure zo mu Rwanda nyinshi. Urareba ugasanga hari ahantu wenda hatari hari umuhanda warahabaye, nyine hari n'igihe ujya nko kuri ntoza kuri Google, wenda umuntu hari igihe uri kuganira n'umuntu akakubwira ngo wenda tujye kuri Google Maps nyereke iwanyu nehe, kuko ibyo bintu biragaragara. Wagera ugasanga hari umuhanda utazi, ugasanga hari inyubako utazi, mba ndi curious yo kuhagera nyine nkabona actually ibintu byahindutse n'amaso yanjye, ko ubwo hari n'ibyo ntazi, hari ibyo nzi, hari n'ibyo ntazi, ariko ndumva ari byo bintu navuga, kuko nk'uko wabivuze umwaka ushize wari umwaka ugoranye cyane, abantu bari mu rugo cyane, amamasike, lockdowns n'ibiki. Nibyo bintu navuga ko nibyo bintu byangaragariye. Yego, mbere y'uko dusoza kino kiganiro, mu kiganiro cyacu iyo twaganiriye n'abajene hari ukuntu dukora ikintu cyitwa surprise. Byanga bikunze ufite nk'inshuti cyangwa se umuntu wo mu muryango
ukumbuye i Kigali mu Rwanda. Ndashaka ujye muri chat yawe aha turi kuganirira, nimero ngewe ndahita nzibona. Ndashaka guhamagarira umuntu ukumbuye mu Rwanda, kwetura ikiraro nka radiyo ya diaspora, umubwire ko umukumbuye amasegonda make, ndakeka ari surprise nziza, hanyuma dusoze ikiganiro. Reba muri telefone yawe umpe nimero hano uzandike ndahita nzibona. Ndebe. Halo. Muraho neza Janet? Ko ntakumva neza, wakwegera telefone yawe? Jyewe nitwa Simeon Muhumuza. Nkorera radiyo ya diaspora yitwa ONENATIONRADIO. So twari turi mu kiganiro rero, hari inshuti yawe yifuzaga kugutungura yitwa Claire Umutoni, ituye muri Amerika, arashaka kugusuhuza. Uramuzi? Arakumva rero. Hi Janet. Janet. Umeze neza? Yeah. Okay. Kandewe ikintu nakubwira da, nakubwira congratulations upon your graduation. What? Thank you so much. None se Janet, ko ijwi ryabuze ntabwo turi kukumva neza abantu dukurikiye ikiganiro. Urakoze cyane. Emotions zamwishe. Urumva dutungura abantu, tuba tugira ngo abantu bari hanze muri diaspora tubahuze n'abari mu Rwanda, bagire message batanga. Akwifurije rero, akubwiye congratulations, ubwo nawe hari icyo wamubwira mbere yuko uva ku murongo. Yeah, thank you so much, man. This is so amazing, man. Mwaherukanaga kuvugana na Claire ryari? Kuwa gatatu nibwo mwavuganye. Ubwo n'umusibe ejo. Okay. So rero ubwo urakoze cyane, ubwo twagira ngo gusuhuze, ubwo kandi ukomeze ugire ibihe byiza. Urakoze cyane. Musezereho. Bye Janet. Bye love. Aha, Janet, hanyuma murumuna wawe nawe yarampamagaye, reka turebe ko noneho telefone ayifata. Nawe umusubize. Hanyuma dusoze ikiganiro. Yitwa nde harya? Yitwa Pretty. Hello? Hello. Pretty, uraho neza? Uraho neza. Jyewe nitwa Simeon Muhumuza. Okay. Nkorera radiyo ya diaspora yitwa ONENATIONRADIO. Okay. Nari ndi mu kiganiro rero live ndi kumwe na mukuru wawe witwa Claire Umutoni, ari muri Amerika muri Nebraska. Yego. So twifuzaga kugutungura muri aka kanya kugira ngo agusuhuze. Pretty bit. How did you even think of this? ntabwo ari cyo bitekereje, ni gahunda nyine y'iyo radio kwa gatanu nyine iyo bagiranye
interview n'umuntu bakora surprise call ku muntu uri mu Rwanda kugira ngo umuntu bakoranye ikiganiro nyine wenda bamuconnecting n'abantu bari mu Rwanda. It's a surprise call. That's nice. mbere yuko dusoza rero Pretty, ni iyihe message waha grande sœur wawe? Message Yego. nakomeza kubifuriza courage mu byo arimo gukora byose. Imana ikomeze ibane nawe, mukomeze kandi muyobore, kandi ko mukunda cyane. Yego. Thank you. Ndabashimiye cyane, gahunda ndumva ari nziza. Ikiganiro cyitwaga Intashyo urakibuka? Nshobora kuba ntakizi. Cyabagaho kera rero, ubwo ubwo Claire nawe yifuzaga kuguha intashyo, ubwo ndakeka zikugezeho ziciye iwacu. Arakoze cyane. Yego. Wamusezeraho Claire mbere yuko dusoza? Pretty sawa, have a good night, ijoro ryiza. Thank you. Suhurize n'abandi bari mu rugo. Okay. Yeah. Yes, ubwo rero Claire, reka tugushimire cyane ko wemeye ubutumire bwacu nka radio ya Diaspora. Uyu munsi tukaganira, n'ubundi tuzakomeza kugenda tuganira no mu yindi minsi izaza. Ubwo reka tukwifurize ibihe byiza, ariko wenda mbere yuko dusoza message wenda ushobora guha umuntu wari ukurikiye kino kiganiro. Okay, cyambere cyo ndabashimiye cyane kubw'iyi gahunda. Ni gahunda nziza cyane. Ni gahunda ituma wenda abantu bari hanze y'igihugu bagira platform yaho batanga ibitekerezo byabo cyangwa gutanga na updates z'uko ubuzima bwabo bumeze. Ni ibintu byiza cyane. Hanyuma abantu badukurikiye nababwira ko mbashimiye cyane kuba bakurikiye, kandi igihe cyose wenda bagira wenda nk'ikintu bumva batubwira, message bashaka kutugezaho, ndumva iyi platform ari nziza kugira ngo natwe bitugereho. Nubwo hari ibintu byinshi turi kuvuga n'ibintu turi kubabwira, nabo batubwira. Ndumva ari platform nziza, rero ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Yego, natwe turagushimiye cyane. Ubwo rero reka nanabwire abari badukurikiye ko yari wo musozo w'ikiganiro twagiranaga na Claire Umutoni, akaba ari perezida w'umuryango w'abanyeshuri biga muri Nebraska University of Lincoln. Claire, reka twifurize gukomeza gutera imbere mu mashuri urimo, ugasoza kandi ugakomeza no guteza imbere igihugu cyawe cy'u Rwanda. Wakoze cyane. Yego, murakoze cyane, nawe mugire ibihe byiza. Yego.